Shalom, 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 shalom. Yes, abaho umugisha twongeye kubaha ikaze mu izina rya Yesu. Imana ibagirire neza mwebwe mwese muri kumwe natwe muri kino gitondo cy'umugisha, igitondo kidasanzwe Uwiteka Imana yongeye kuduha kugira ngo tuzamure icubahiro, tuvuge gukomera kw'Imana, tuvuge imbaraga z'Imana. Yes, abaho umugisha, Imana ibagirire neza. Turi live kuri Zoom. Imana ibaho umugisha mwebwe muri kumwe natwe kuri Zoom n'abadukurikiye kuri YouTube channel Ndika Gospel TV. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Haleluya, haleluya. Turashima Imana yongeye kutugirira neza, Imana yongeye kutwibuka, Imana yongeye kutwiyereka, Imana yongeye kubana natwe, ikaduha igitondo ciza, ikaduha igitondo cy'umugisha. Haleluya, haleluya. Nibyo gushima Imana cyane. Imana iba yatugiriye neza, Imana iba yaturinze, Imana iba yabaye mu ruhande rwacu. Turashima Data, turashima Kristo utubereye maso, turashima Imana ikomeje kutugwanirira, Imana ikomeje kuba mu ruhande rwacu. Nta mpamvu n'imwe ihari yatuma udashima Imana, nta mpamvu n'imwe ihari yatuma udaca bugufi uvuge ineza y'Imana. Kuba ukiriho, kuba uhumeka umwuka w'abazima, nibyo gushima Imana. Yego ndabizi ufite ibyifuzo byinshi, imyitwaro myinshi itarasubizwa, ariko hari ibyo Imana imaze gukora, hari ibyo Imana imaze gukora mu buzima bwawe. Ibyo Imana imaze gukora bigutere gushima, bigutere kuza imbere y'Imana uvuga gukomera kw'Imana, uvuga ineza y'Imana, uvuga imbaraga z'Imana, uvuga kugirirwa neza n'Imana. Ibyiza Imana imaze gukora birahagije, ibyo Imana imaze gukora birahagije kugira ngo ubashe kuza imbere yayo, uce bugufi, uyishimire. Nagira ngo muri kano kanya ubishoboye ufatanye nanjye dusenge, dushime Imana. Imana itugiriye neza, Imana ikiturinze, Imana ikiduhaye umwuka wo guhumeka, Imana ikibaye mu ruhande rwacu. Unyemere tuyishime, unyemere tuzamura amajwi yacu, tuyishime, tuyibwire ngo Mana urakoze, urakoze, urakoze. Haleluya, urakoze, urakoze kubw'uburinzi bwawe, urakoze kubw'imbabazi zawe, urakoze kubw'urukundo rwawe. Nagira ngo uzamure isengesho abari kumwe natwe kuri Zoom, namwe mufatanye nanjye muzamura amajwi yanyu, dusengane mu izina rya Yesu. Dushime Imana, dushime ineza y'Imana, dushime urukundo rw'Imana, dushime imbabazi z'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye, twongeye kuguha icubahiro, twongeye kuvuga kugira neza kwawe Mwana. Nushimwe kandi uhimbazwe. Uri Imana ikomeye, uri Imana y'ubutware, uri Imana ihambaye. Turagushimiye ko turi amahoro, turagushimiye ko turinze, turagushimiye kuri mu ruhande rwacu. Izina ryawe rihabwe icyubahiro Mwami Imana, izina ryawe rishigwe hejuru. Wakoze kutugira neza, wakoze kubana natwe, wakoze kuturinda, wakoze Mwami Imana. Turagushimiye iki gitondo cyiza, turagushimiye igitondo cy'umugisha wongeye kuduha Mwami Imana. Oh haleluya. Birashoboka ko hari abandi bifuzaga kuba bariho uyu munsi, ariko bitakunze. Natwe n'ubuntu twagiriwe nawe Mwana, ntabwo twabifata ibisanzwe, ntabwo ari imbaraga zacu, ahubwo n'ubuntu bwawe watugiriye Mwana. Turagushimira iki gitondo, turagushimira na bene Data, turagushimira Mwami w'abami. Uri uwo kwizerwa, uri uwo kwiringirwa Mwami Imana. Nushimwe kandi uhimbazwe kuko uri Imana igira neza. Urakoze Mwami Yesu, urakoze kutugirira neza, urakoze kutwemerera kongera kuba imbere yawe, kongera kuba ku gicaniro, tuvuga ineza yawe, tuvuga imbaraga zawe, tuvuga gukomera kwawe. Izina ryawe Mwami Imana rihabwe icubahiro. Oh haleluya. Urakoze Mwami Yesu, turagushimiye kuri Imana igira neza, turagushimiye kuri Imana ikomeye. Icyubahiro gikomeze kuba icawe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Imana ibaho umugisha. Uyu ni umunsi wa mbere w'iki cyumweru, iyo turi gusenga tuba turi gushiraho imfatiro, tuba turi gushiraho uburinzi, tuba turi gushiraho protection, tuba twatura
ineza y'Imana. Oh haleluya, kuri iki cyumweru iyo turi gusenga gutya tuba turi kubwira Imana ngo Mana ni wowe dukeneye, ni wowe twifuza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, nagira ngo dusengere iki cyumweru, dusengere iyi ndwi twatangiye uyu munsi, tubwire Imana ngo Imana ikomeze kubana natwe, ibyo tuzakora byose muri iki cyumweru ineza y'Imana izabane natwe. Iri ni isengesho ryo kuyobora iyi ndwi yose, iki cyumweru cyose gusenga, twatura umugisha w'Imana, twatura uburinzi bw'Imana, twatura ineza y'Imana, iby'Imana yagambiriye byose ku buzima bwacu muri iki cyumweru. Ntihagire na kimwe uzabura mu izina rya Yesu. Ibyo nawe utekereza byose gukora muri iki cyumweru, kaba akazi uzi ko ufite, yaba imirimo itandukanye uzi ko uzakora, byose tubyereke Imana. Yewe niba nta nicyo ubona imbere yawe, Imana ize guca inzira muri iki cyumweru, uhure n'umugisha wawe, uhure n'ibyawe mu izina rya Yesu. Ibyo Imana yaguteguriye byose, haleluya, uzahure nabyo. Ntihagire ikintu na kimwe uzabura, uzahomba. Mu byo Imana yateguye byose ugomba kugenderamo muri iki cyumweru, byose uzabigenderemo. Imana yateguye ku muryango wawe uzagenderamo, abana bawe, haleluya, bazabigenderemo. Iki cyumweru kizaba icyumweru cy'umugisha, kizaba icyumweru cy'amashimwe, kizaba icyumweru cyo kuvuga imbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana. Haleluya, uzabone Imana, uzabone kugira neza kw'Imana mu byo uzakora byose, uzabona ineza y'Imana. Ijambo ry'Imana yavuga mu gitabo cy'Imigani igice cya 16 ku murongo w'9, Bibiliya avuga ngo umutima w'umuntu utekereza urugendo rwe, ariko Uwiteka niwe uyobora intambwe ze. Haleluya, Uwiteka niwe uyobora intambwe ze. Nagira ngo nkwibutse mwene data udukurikiye muri kino gitondo, mwene data uri kumwe natwe muri kino gitondo, nibyo twebwe nk'abana b'abantu dutekereza ibintu byinshi, dupanga imishinga, amaproje, amabizinesi, tugatekereza imirimo yo gukora, tugatekereza uburyo imiryango yacu yatera imbere, uburyo ibihugu byacu byatera imbere. Yewe abana b'abantu tura dutekereza, tura twiyumvira uko bukeye uko bwije, dupanga amaproje atandukanye. Ni byiza cyane, ariko Bibiliya avuga ngo Uwiteka ngo niwe uyobora intambwe ze. Nagira ngo ubwire ibyo wategura byose, Imana igomba kuba imbere, Imana igomba kuyobora, kuko Imana iyo yayoboye intambwe zawe, iyo yayoboye urugendo rwawe, ubuzi neza ko uri bubashe kurusoza amahoro. Niyo mpamvu twebwe twasobanukiwe imbaraga zo kubyuka kare mu gitondo, tukaba imbere y'Imana, tugasenga, tugasaba Imana kugendana natwe, tugasaba Imana kuyobora intambwe zacu. Nuko twasobanukiwe ko Imana iri kumwe natwe, Imana iyoboye intambwe zacu, tubasha kugerayo. Niyo mpamvu nagira ngo nongere ngutera intege, ibyo utekereza gukora byose, ibyo wifuza byose kugeraho, Imana uyigira iya mbere mu buzima bwawe. Imana iyobora intambwe zawe, uzaba ufite uburinzi buhagije, uzaba ufite protection yuzuye. Imana, haleluya, uyibanze imbere. Ntiwishimikize ubwenge bwawe gusa, ntiwishimikize imbaraga zawe gusa, ntiwumve ko uri umuntu ukomeye, umunyabwenge. Oya, ubwenge bwawe n'imbaraga zawe bifite aho bitangira n'aho bigarukira, ariko niwisunga Uwiteka, haleluya, azayobora urugendo rwawe, azayobora intambwe zawe. Imana ishimwe cyane. Nagira rero ngo dusengere iyi ndwi, twature ibyiza, twature umugisha, twature uburinzi. Tubwire Imana ngo Mana, iyi ndwi iki cyumweru twatangiye, ni wowe twifuza ko utuyobora, ni wowe twifuza kugendana natwe, ni wowe twifuza ko, haleluya, utuyobora aho ushaka. Ibyo twebwe dutekereza nk'abana b'abantu, ibyo wowe ubona ko bikwiriye, aba ari byo bizashika, aba byo bizasohora ku buzima bwacu. Usenga iryo sengesho, wigize ku ruhande imigambi n'imigabo y'umwanzi Satani, byose ubishyire ku ruhande. Ubwire Imana ngo Mana, ngwino uyobore urugendo rwanjye, ngwino uyobore intambwe zanjye muri kino cyumweru, mu izina rya Yesu. Ese birashoboka ko wasengana nanjye muri kano kanya, nawe ukazamura ijwi ryawe ukavuga ngo Mana, ngwino uyobore intambwe zanjye mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu,
turagushima kuri Imana igira neza, uracari kumwe natwe turacari imbere yawe muri kino gitondo mwami Imana. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo umuntu wese umutima w'umuntu utekereza urugendo wari kuwiteka niwe uyobora intambwe ze. Turasenze mwami Imana uyobora intambwe zacu, uyobora intambwe zacu mwami iki cyumweru, uyobora intambwe zacu zose, ibyo dutekereza gukora byose, ibyo tugambira gukora byose iki cyumweru mwami Imana uzatuyobore, uzagendane natwe, uzakora imirimo ikomeye, uzakora ibidasanzwe mu izina rya Yesu Kristo. Turakwizeye mwami, turakwiringiye mwami w'abami, ngwino uyobore intambwe zacu, ngwino uyobore ibitekerezo byacu, ngwino uyobore amaproje yacu, ngwino uyobora ingendo zacu mwami mu izina rya Yesu Kristo. Imirimo yose dutegekanya gukora muri iki cyumweru mwami ngwino yiyobore mu izina rya Yesu Kristo. Uvaneho inzitizi zose, uvaneho ibyo umwanzi Satani yagambiriye byose gukora ku buzima bwacu mwami. Ndasengeye ubwoko bwawe, ndasengeye abana bawe mwami, abadukurikiye nonaha n'abazakomeza gukurikira iri sengesho kuri YouTube mwami, ndabasengeye mu izina rya Yesu kugira ngo intambwe zacu papa ziyobogwe nawe Uwiteka Mana igira neza. Turakwingize mwami, ngwino ube muri twe, ngwino ugendane natwe, ngwino uyobora intambwe zacu mu izina rya Yesu Kristo. Nitwiyobora twebwe ubwacu twagwa mu mitego y'umwanzi Satani, ariko kuko wewe ubasha kuturebera kure, turakwingize mwami uze uyobora intambwe zacu. Ndasengeye iki cyumweru mwami kizaba icyumweru cy'umugisha, ibyo tuzakora byose mwami haleluya bizagenda bitera imbere. Abazajya mu mirimo itandukanye mwami uzabaho imigisha y'amaboko yawe, ibyo bakora imirimo y'amaboko yawe izabwa umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka mwami Imana, n'abadafite icyo gukora ukibaremere, ureme ibyo gukora muri iki cyumweru mwami, imiryango ikinguke, imigisha ibe myinshi uzoba ukoze mwami Imana. Ndasenze mwami Imana abantu bazahura n'ibitangaza byawe, abantu bazahura no gukira indwara, abantu bazabohoke, abantu bazabona imigisha, abantu bazabone urubyaro, bazatwita inda zizafunguke, abakeneye abagabo n'abagore uzabahuze n'ababo bakwiriye mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Buri muntu wese mwami uzamuhuze n'umuntu w'umugisha ku buzima bwe, kandi natwe uzaduhindure kubera abandi umugisha uzoba ukoze mwami Imana. Turagushimiye kuri Imana yumva gusenga kwacu, reka ubane natwe tugire neza. Uyu munsi wa mbere turawusengeye, ubu munsi udasanzwe ku buzima bwacu mwami, icyubahiro cyawe kigendane natwe, imbaraga zawe zigendane natwe, uzoba ukoze mwami Imana. Turagushimiye kuri Imana yumva gusenga kwacu, umugisha bazindutse ku gicaniro ubagirire neza mwami Imana, n'abaza gukomeza gukurikira nabo ubagirire neza mwami Imana. Komeze kutwagura kuri kino gicaniro mwami, kohereza abantu bafite inyota yo gusenga, abantu bafite inyota y'ijambo mu izina rya Yesu, kugira ngo dukomeze kuba imbere yawe. Urakoze kuri Imana igira neza, icyubahiro cyose gikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu Kristo dusenze kandi twizeye. Amen, amen, amen. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. Iki cyumweru kizababera icy'umugisha, ibyo tuzakora byose tuzabone ineza y'Imana. Yesu abaha umugisha, Yesu abagire neza. Ndabibutsa ko twahinduye amasaha yo gusenga, tuzajya dusenga 11:30. Muzinduke, tuzinduke imbere y'Imana. Biravuga ngo mu gitondo uzaduhaza imbabazi zawe, kugira ngo tuzajye twishima tunezerwe iminsi yacu yose. Mu gitondo ni igihe cyiza cyo gusenga, ni igihe cyiza cyo gusabana n'Imana mbere yuko tujya mu mirimo itandukanye. Muze tuzinduke 11:30 mwe mugeze kuri Zoom, dusenge. Haleluya, dusenge twumva ijambo ry'Imana, ubundi tujye mu mirimo twabanje gusenga. Yesu abaha umugisha kandi Yesu abagire neza. Mwakoze kubana natwe, mugire umunsi mwiza, narahezagiwe. Shalom, shalom.